ubona amafaranga. Hari benshi bakijijwe n'ibyo bintu cyane kandi banabyitangira nk'ubuhamya cyane pe. nk'uwo Apostle Yongwe mwaganiriye ituro ni nona yaravuze ati atanga ubuhamya bw'urabizi ko akijijwe n'amaturo. ariko ni ukuri ariko aranabyemera. Wese ituro n'uryemera icyacumi we ituro n'uryemera se pastor we ituro n'uryemera ariko biterwa nuko waryatse. Ese kuvugira umuntu ngo ndagusengera ari uko umaye amafaranga. Ahubwo icyo nicyo ngiye kukubaza. Umuntu arakuganya ati Pastor Serene numvishije ikiganiro numva hari ikintu uri kwigisha ndifuza ko wansengera. Ni amaze bazuma amadolari 500. Icyo rege kubwira. Uhita umubwira ngo gutura ni none aha banza wishyure akadolari 500 mbone kugusengera cyangwa se uramusengera. No buyobe no busuma no bujura. Nabonye RIB iri gufunga abantu bagende ahubwo ndabanze baranabageramo nabo n'abahanuzi. Yego rero Eliane na twamenyanye aje gukora ikiganiro iwanjye. Hari igihe yakundaga kwataka ibintu bya divorce. Claude we muziranye kuva ryari? Mutesi we muziranye kuva ryari? Bose nyene barasimburanywe ari Mutesi nibwo namumenye, ari Claude nibwo namumenye. Ubwo icyo nakubwira muri make cy'ukuri nuko ubwo tuziranye muri ibyo gusa. Hanyuma uyu munsi umubano wanyu hagati yanyu mwembi uhagaze ute? Claude we wamucyashye niko navuga. Gucyaha kandi si bibi, ntago ari bibi burya nuko wamugana tugoreka ibintu ugasanga urambwiye uti Sandra ubutaha uzahindura iki kintu ugasanga ngiye mbifashe nabi ariko agakoni rimwe na rimwe kaba gakenewe. Dutangiye kuvuga bageze hagati barashwanya basubiranyemo bararwanya turahagurutse urumva kamera 10 nanjye bamfashemo bamfatamo turi gukiranura kariho no ku social media menshi kanyuze wonyine. N'uyu munsi hari igihe njya kubona ubanza n'igihe bazangira depite hari uzakagarura akagashyira hariya. Ubwo rero Claude guhera uwo munsi nahise mvuga ni Claude kuko bafatanye mu mashingu ikiganiro tugihagarika kitarangiye. Ubwo bikurura conflict nyinshi kandi abantu bitwa iki n'abakozi b'Imana. Hanyuma nibaza kugeza uyu munsi hari abandi bibaje ese Serene yashatse gufungirwa iki? Hari n'uwabimbajije ngira ngo nagiye nkuhama message uti ese wari wakoze ahe madega, wari wakoze ibihe byaha byatumye noneho wajya muri gereza? Ni nk'ibyo byose nyine nk'ibyo byose bya YouTube. No kuvuga ngo ngira ngo babibaza kubera ikira kiganiro nakoze kuri Mutesi. Giheruka Eliane yaba njyewe yaba Pastor Mutesi yaba Pastor Claude yaba Apostle Yongwe yaba Mutabazi n'abandi uzashaka ukuntu wiyunga na Eliane kugira ngo ibi bintu wenda atazabivugira n'ahandi birangire. Ni ngiye nabikase ariko azabivugira n'ahandi muziyunge. Ngira na Eliane ndavane ibintu wavuze kuri Mutesi ntago ngiye bisohora naho ubwo ndashaka ngewe mbunge mbahuze. None rero ngiye ndagira ngo mbunge Mutesi ubwo Eliane yababajwe n'icyo kintu cya family ukaba uri umuvuga butumwa ku ma YouTube. Ndagira ngo ngiye nzagufashe tujyane tujye gusaba iyo famille imbabazi. Ngo twe turabakozi ba RIB ngo twabonye ngo ikirego ngo cya Pastor Mutesi ngo tumaze kukibona ngo hari ama video ufite ngo yatwoherereza. Ntabwo RIB ikora gutyo. RIB iwo umuntu convocation akitaba umugabo ubwo nkamagana na nimero imwe ejo ngo nyankamagarwa n'iyindi. Hari n'uwagize akantuka ngo ngiye ngo ntunzi ngo ndi Lieutenant runaka ngo ibiki nkavuga ubwo nagize abana baganira muri ingegera nta nubwo muri n'abaritona Lieutenant akoresha telefone ukorera ni kuri RIB ya Kicukiro ni kuri RIB ya Kimihurura mpamagara mfite imodoka ndahita ntega gusangeyo RIB ndayiheba. Ubwo Eliane nawe ndamubwira nti noneho abantu bamutesi batangiye kumamagara bati muri RIB. Ubwo rero Eliane urumva byarabaye ibanga. Eliane rero ahitaza muri comment abishyira hanze. Noneho rero wo muri Ibe oya ubwo ni umugabo wa murumuna wa Eliane. Ntago ari ibanga wenda ibyo tuganiriye warambwiye uti mu magambo ye simubeshyira n'iki kiganiro zacyo arambwira ati ngewe rega nubwo Mutesi bihakana ati byarabaye ati gusambana twarasambanye ati ahubwo uzi kubana n'umugabo umwe
mukabana imyaka 3 n'itanu, ejo ugashyiramo uwa kabiri, ejo ugashyiramo uwa gatatu, si ibyo bintu byose biba bikujyamo. Ubwo hari ibikujyamo physically, hari ibikujyamo emotionally, spiritually. Kuvuga rero ngo Serene ngo biki n'ibiki, wimvuga wimbeshyera. Bano bantu bafite channel, uzaze ubabwire, baguhe mikoro, uvuga ibyo tubeshya, uvuga ibyo tuvuga bitari byo, ariko reka kugendera mu kigare ngo uri gusigiriza. Werekane n'ibimenyetso. Unatange n'ibimenyetso. Ngiye sinshaka kuza kuri channel ngo njye gusigiriza pasiteri mu bintu bitari byo. Serene urakoze cyane kuko wamenaguye umutwe, ntago dusenga dusoza. Twasenze, Imana yabihaye umugisha, sibyo Sandrine? Njye niko neye wiseka, sibyo niko neye. Ayo masengesho Imana yatubonye, ahasigaye nizere ko ngiye umaze kumenagura ntago wakongera ngo usenge. Bakunzi ba Gasaro TV rero nababwira ngo wakomeza ushyigikira umurimo w'Imana wumva indirimbo nziza cyane ya Bella Kakoil. Nakubwira ko ari korali itugezaho ubutumwa bwiza bw'Imana, ndetse nkubwira ngo wakomeza gushyigikira umurimo w'Imana aho uri ku isi yose, ndetse nkubwira ngo nawe ufite ibibazo bikomeye cyangwa se wumva umutima uremerewe, wakumva iyi ndirimbo. Ni indirimbo irimo ihumure. Reka nkubwire ngo urakomeza yumva muri background, ndetse nabonye benshi mukomeza kumbaza iyi korali. Reka nkubwire ngo andikamo Bella Kakoil ubundi ubashyigikire. Ni ukuri uraba ukoze neza kandi ushyigikiye umurimo w'Imana. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV n'Impuhwe TV, tubahaye ikaze muherereye mu mpande zose z'isi. Turabasuhuje tubifuriza umwaka mushya muhire dutangiye uzababere mwiza kurushaho. Uyu munsi twakiriye Pastor Serene, sibyo? Benshi nagiye mbona comment zanyu, hari n'abagenzi bawe mukora umurimo w'Imana bambwiye uti uzatubabarire udutumirire Pastor Serene. Ni by'igikundiro, ni by'agaciro kubona bifuza ko ku Gasaro iwacu wazaho, kandi natwe ni igikundiro kuri twe. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Meze gute? Ni sawa. Ndabona umeze neza rwose n'akarabero keza. Ni sawa cyane. Watangiye umwaka gute? Ya, umwaka nawe utangiye neza. Nawe utangiye neza mu minsi mikuru. Twari turi mu giturage. Twagiye mu giturage n'abana n'umugabo, dusura abantu bo mu muryango bari mu giturage, tumva turanezerewe. Yo, Imana ishimwe. Abenshi barira iminsi mikuru muri Kigali, ariko urumva wotekereza nabo mu ntara ugasura umuryango, ni by'igikundiro. Ya, twari tumaze imyaka myinshi tutagerayo, kandi abana hari igihe bakura batazi ko bagira wenda base wabo, ba nyirasenge, babyara babo, ugasanga abana ni abanyakigali ariko ntibazi ko habaho na bene wabo. Ntibazi igishyimbo gikura gute. Ibishyimbo, ibigori, mbese babona babirya ariko ntibazi aho bituruka. Imyumbati, ibijumba. Ejo ndarakana twari turi kumwe gafite imyaka 9, ariko baza mama ngo ibi ni ibiki, kandi ari ibishyimbo. Kwa kujya biri mu murima ngo mama ngo ibi ni ibiki. Ndamubwire se ntago azi ko ibishyimbo bikura gutya, ati yaba yarabibonye hehese. Urabona nk'aba bana bacu biga muri za international schools, ibiki ni byose, usibye no kunabimenya n'ibinyarwanda ntibaba babimenya. Kubona ibishyimbo mu murima ibiki ukabona nyine ni ibintu bitangaje. Mbere na mbere mbanje kugushimira, uri mu bantu bafite YouTube, njya mbona comment zawe ndazikurikira, ujya utera comment. Mbese ni byiza kubona umuntu akora ibintu bimwe nawe ariko agashyigikira ibyo ujya ukora. Ndagushimiye cyane. Yego ni ukuri pe, njya mbibona comment zawe. Ikiganiro nyirebye sinagenda ntateyeho comment. Njya mbona ati ibi ni ibiki koko mana yanjye. Hanyuma dutangiriza n'isengesho, ntago twatangira tutiragije Imana. Yego. Murakoze, reka dusenge. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye ko ugira neza, tugushimiye kubana natwe, turagushimiye ko waturenze umwaka ushize. Uyu munsi twaba turi mu wundi mwaka ushimwe. Hari benshi barangije urugendo ariko twebwe turi amahoro, turagushimye. Hari ibyiza byinshi watugiriye, ubishimirwe Mana.
ngushimiye uyu mukozi wawe waje hano wo ku Gasaro TV, turamugushimiye kuko uduhaye iyi okaziyo kugira ngo tuganire uyu mwanya, tuganire Mana. Nyemerera tugusabe ibyo tuganira bibe iby'umugisha, bibe ibyubaka abantu, tubagirire umumaro, bye kuba ibyo gusenya, ahubwo bibe ibintu byubaka sosiyete nyarwanda, kugira ngo abantu bajye batwigiraho byinshi. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze cyane. Hanyuma se imbere ya byose wari waragiye hehe? Njye mbona abantu bavuga ko bagukumbuye kuri iyi mihanda, reka ngoresha iryo jambo. Rimwe na rimwe bakibaza ati wagiye hehe? Hari n'ikiganiro heruka gukora igiherukaho aho bavugaga ngo umaze iminsi utwicisha irungu, ndetse nanjye mbyibaza rero ko nabikubajije muri iyi minsi byagenze biti? Okay, natangiye social media muri 2017. Nyijyaho cyane cyane nkora inkuru zivuga butumwa, ariko nza gushaka kubikora nk'ikinyamakuru. Hanyuma mbikoze nk'ikinyamakuru rero urabona ko muri YouTube zitaranatera n'imbere cyane, haza kuzamo ibintu bimeze nka competition. Muri competition yose rero abanyembaraga nibo bakomeza. Mwe mwabaye abanyembaraga murazamuka nyine murakomeza. Nawe wari umunyembaraga kandi n'uburiwe. Hanyuma rero ngewe hari utuntu twagiye dutuma ngabanya bitewe wenda na stati y'umuntu, n'icyuri cyo no kushaka kwitwara. Urumva nari ndi muri gospel, ariko noneho kugira ngo muri YouTube inkuru zawe zirebwe, burya n'abarokore birebera byacitse, bigasaba ko ukora inkuru za byacitse. Hahiye ibintu byahiye byacitse, bihinduye isura. Ndibuka hari igihe twakoze inkuru kuri ADPR, abantu bamwe bagafungwa bakagira gute. Iyo wakoze inkuru wenda rimwe na rimwe gasenya nk'umuntu, hari igihe nawe usigara uri coupable. Hari nk'igihe nakoraga inkuru nkavuga nagira mu rwabane tuvuye gutwika ati harahiye rwose, tuvuye gutwika. Rero nk'umuntu w'umumama, ngenda umumama ukuze, mfite abana 6. Kuvuga ngo ntabwo wabimenya, ndakuze, mfite abana 6. Hanyuma rero nkavuga se ibi bintu ni ngombwa ko nyanirwa ndatwikira ku bantu, ko ndabigabanya. Noneho ariko naje no kugira n'akandi kazi kenshi, ngira amasomo, ngira n'akazi ka business karamfata. Hari igihe rero urebaho inyungu ziri, twese muri iki gihe tureba inyungu, ahubwo ko nikuvuze nakemera aho inyungu ziri, inyungu nyinshi. Kabatese muri YouTube bariho nshyira imbaraga, niho ndi bwungukire cyane. Ese niba mfite business runaka ninyishyiramo umwanya iragira, kuko ibi bintu bya YouTube urabizi bisaba umwanya kugira ngo ukore ibiganiro, ujya kubishaka ubihige. Nsanga rero inyungu nyinshi aho kuzishakira muri YouTube, nazishakira ahandi hantu mbona ziri kuza. Ahubwo nsubije neza si ukumbwira, ahubwo mbwira ngo umwanya wanjye wabaye muto, nigira hari amafaranga. YouTube ntabwo sirene nayikoraga nabonaga ndi kwinjiza amafaranga menshi, mbariho nshyira imbaraga, sibyo? Mbariho nshyira imbaraga kuko urumva hari igihe cyageze dutangira kubaka amashuri 2018, 2019, kandi umugabo wanjye wafite akazi akora muri USAID, hari muri ambasade ya Amerika. Weho ntago aboneka muri ibi bintu bindi, ni ngiye gukurikirana buri kimwe cyose. Bisobanura ngo rero nagomba kuba mpara umunsi ku munsi kugira ngo uzaraninga ikigo cy'ishuri gikure, ushyira abakozi mu myanya, ukora iki, ubone n'umwanya wo kujya guhiga inkuru, nabyo ugasanga biragoye. Ntabwo byakoroha. Ni ukuvuga YouTube bisaba kuyikora ari nk'akazi kandi bikunze, kandi nka business nk'izindi. Uhereza umwanya ukashaka ibintu biri bufasha abantu, ntiwabifatanya n'ibindi rero ngo bikore. None wese bivira ku mihanda, ariko gake nawe ujyuza nawe wimara ibyumweru 2 wafashaga abantu benshi. Kuko nkurikije ejo ndi ngo nakwezaga screenshot, ubona ko hari abantu bahombye kuba uyu munsi utari kuri YouTube. Nawe ujya ugira gutya akanya gatubonye. Barankundaga bamwe benshi kandi cyane barankundaga, ariko njye sinabireka. Ni gake ubu ngira iki cyumba nta kindi kiba gikora. Iyo mbonye akanya mbwira umukameramani, tuba turi kumwe igihe cyose, nkamugana ngwino dufate ikiganiro nkakivugaho. Mbonye umwanya ngira n'ikindi cyumba nacyo cya studio mu Kagarama. Urumva ndabikunda pe, kuko ibi ni ibintu nkunda kuba kuri social media. Nkunda kuganiriza abantu, tuba turi kumwe. So
ntago nayivaho burundu nzayigumaho gake gake uzajya uza kugira abantu batakubura ariko nta business irimo oya nta business irimo byo YouTube nta business irimo keretse mwabishoboye kandi congratulations uranda gukurikirana narebye ibiganiro byawe hari umumama ukunda gukoresha ngo watandukanye n'umugabo Justine niba Justine ahari nkunda yaje inshuro nyinshi nakunze ukuntu wamuhinduriye ubuzima yaje arira ariko uyu munsi mukorana ibiganiro ukabona nawe aratanga ibitekerezo ntago agifite amarira cyane burane nk'ikintu wakoze kiba cyiza hanyuma muri iyi minsi rero ibibazo byinshi bari kwibaza ati abakozi b'Imana muri iyi minsi byagenze gute ko hari abatukisha izina ry'Imana ntago ari bose kandi nawe uri Pastor Serene tukibaza ise byagenze bite Serene ko bamwe na bamwe baribaza njye mbona comment pe ngabakozi b'Imana ngo mukomeje gutukisha izina ry'Imana ngo muri kugoreka Bibiliya icyaha ni muri kucyita icyaha mbese ukabona ko hari n'uwanditse ejo comment ku kiganiro nakoranye na Apotre Yongwe aravuga ngo ngewe kubera ibyo nyibona sinkijya no mu rusengero comment iriho ubona ko abantu basa n'abacitse intege turi mu minsi y'imperuka kandi buriya abantu bose biyita ko ari abakozi b'Imana ntago ariko baba bakorera Imana kwitwa se ubundi umukozi w'Imana ni iki wavuga ngo ni iki kubera ko waje se ukavuga ngo uri umukozi w'Imana kubera ko Serene nagiye hariya se nkavuga ngo ndi umukozi w'Imana nkora ibi ngibi ubwo hasigaye mbaye umukozi w'Imana buri Imana irabazi abayo irabazi rero kuba umuntu yatukisha izina ry'Imana ni ibyoho biriho cyane cyane kuri iyi mihanda yanyu kuri iyi mihanda yanyu nyine ya YouTube ugiye kubona ukabona nk'umuntu ni umukozi w'Imana ariko wenda ari kuvuga ati divorce si icyaha divorce si Imana irayemera cyangwa se ukabona abantu baraje ari abakozi b'Imana ati naratandukanye cyangwa nagize gutya kandi nzongera nsezerana ry'Imana kubera ko hari abasore benshi bari biteguye ubwiza mu rugo aho rero niho dutukishiriza izina ry'Imana kubera ko ibibazo byacu bitubaho mu ngo n'ibindi ugasanga turi kubigaragariza kuri YouTube nanjye ndabikora n'abandi barabikora buryo wagiye kuri YouTube hari igihe ugira nk'amarangamutima ugashyiraho ibintu byose nyine bikubayeho karuhuka noneho rero iyo uruhukiye kuri YouTube ubu ngubu ikintu nabonye mu ma YouTube ntago abantu bafite ingo nziza baza kuri YouTube yego ntibaza ngo babwire abantu bati urugo rwiza batugaragariza keretse nk'aba Rutayisire Antoine nibo ubona n'aba Mignone Apostle ubona wenda bazanye abagabo babo bakajya kuri YouTube bagahana uturabo bagahana ukadobura baba bari kwigisha abantu ariko noneho uje uvuga ibibi by'umugabo uje uvuga amakosa ikindi hari n'ibyo mbona hari nko guhangana ntago y'abantu bavuga ngo turi gutukisha izina ry'Imana nk'ubu mfashe reba nka Mutabazi ni Apostle sibyo nka Apostle Mutabazi urugendo rwe kuri YouTube nta mwana warubona ari mutoya ngo abone ibintu akoze abone niwe wagiye gutuka abantu niwe wavuze ati bampora iki nafungwe ntazavemo nta mukozi w'Imana wakwifuriza abantu gufungwa ntibazavemo yego niwe ugiye hari yarambuye bari kumwirukankaho ntiyishyuye ubukode ntiyagize ate nk'uwo nguwo umuntu wari ushaka gukizwa cyangwa umwana mu gakiza namureba azavuga ati no ese gukizwa bimaze iki ufata urugero nk'abari abakorode bahangana bagatukana bakagira gute ngewe nyine mvugisha ukuri sinca ku ruhande ngo njye kubatsinda ntago mbatsinda kabona araje aririrwa mu mazimwe aragira gute aravuga iki n'iki uwo nguwo se hari umuntu ukeneye gukizwa uri kunywera inzoga cyangwa se uri mu busambanyi uzamwigiraho rero kuba uwo muntu yavuga ati ngewe kubera ibyo mbona kujya mu rusengero ari ikibazo reba nka ziriya nkuru z'abapasi muri ADPR barafunze abantu ngo bibye amafaranga y'abakristo cyangwa se ubonye abatekamutwe bari gutubura nibyo byibereye kuri social media uwo muntu azakunda urusengero ntago yarukunda ibyo kuba hariho abantu batukisha izina ry'Imana nibyo birahari cyane kandi si mu Rwanda bije gusa wenda mu Rwanda n'ibishyashya ariko urebye bya za Nigeria abakozi b'Imana biriya bihugu byabanje kuri social media cyane za Uganda n'ahandi za Tanzania z'Imana baratubura
wigeze urabona Ikibazo. hari uwo nabonye yambara ubusa ngo abagore bose ngo bajye gusakinga igitsina cye, nta muntu wabona ibyo ngibyo ngo avuge ngo agiye gukunda Imana ngo akunze agakiza kutukisha izina ry'Imana. hariho abantu bamwe icyakora uko mvuga ntabwo ari bose, yego pe, ntabwo ari bose. hariho bari abavuga ibizima, hariho abakora ibintu byiza bizima, hari abo tuboneraho urugero, hari abatariyanduje cyane. abantu rero ntibagacika intege ngo bavuge ngo ese ni ibitangaza byabaye, bazakurikira abatariyanduje, bazakurikira abazima. niba ubonye ibyanduye kurikira ibizima. Yego. ntabwo kugeza Yesu agarutse ibyaha bizaba biriho ndetse bizarushaho kuba byinshi, no kugeza igihe rwose tuzapfira abo bantu nk'abo tuzabasigaho. Ikindi nanone nari nibagiwe, YouTube urabona muri ino minsi, muri iyi myaka nk'itatu ishize yabaye isurusi yo kugaburira abantu, cyane cyane muri COVID habonekamo abatekamutwe benshi, cyane cyane diaspora. Urabona social media yadukonekise na diaspora, YouTube iradukonekita. noneho rero ugashaka kugira ngo ube umuhanuzi uhanurira abantu ubona amafaranga. hari benshi bakijijwe n'ibyo bintu cyane kandi banabyitangira nk'ubuhamya cyane pe. nk'uwo Apostle Yongwe mwaganiriye ituro ni nona yaravuze ati atanga ubuhamya bwe, urabizi ko akijijwe n'amaturo. ariko ni ukuri, ariko aranabyemera. wese ituro n'uryemera icyacumi we ituro n'uryemera se pastor? we ituro n'uryemera ariko biterwa n'uko waryatse. ese kuvugira umuntu ngo ndagusengera ari uko umpaye amafaranga? ahubwo icyo nicyo nagiye kukubaza. umuntu arakuganya ati Pastor Serene, numvishije ikiganiro numva hari ikintu uri kwigisha, ndifuza ko wansengera. amaze amadolari 500. icyo nagiye kubwira uhita umubwira ngo gutura ni none aha, banza wishyure akadolari 500 mbone kugusengera, cyangwa se uramusengera? ni ubuyobe, ni ubusuma, ni ubujura. nabonye RIB iri gufunga abantu bagenda ahubwo banze baranabageramo nabo n'abahanuzi. Ngewe buriya mu gitondo nakurikirana ikiganiro cy'uriya muyobozi wa RIB Thierry ku bantu bafunzwe, bariya barimo ab'ubukire nyabwo, Pastor Aimable Nkuranga ni n'inshuti yanjye rwose Paul, kwigisha ibintu bino by'intuze, kuba yafungwa nyine nibyo. ariko n'abahanuzi wowe uca amafaranga ukabwira umuntu ngo baraza kukurega muri RIB bakujyane, babyita ubwescoro bwo gushukana, kuko nkurikije uko yabivuzeho kavuga biriya n'abanyamakuru nabo azabageramo. bano bagurisha ngo imiti ngo itera imbaraga ngo bazana abagore ngo bagira gute urumva byose ni ubwescoro buriho. ariko nta muntu wo gusengera umuntu ushaka kumusengera we yabusubizwa akaba yavuga uti ego warakoze. icyo cyo ndacyemera njye nanjye niko mbyumva, niko mbitekereza. niba usengeye umuntu akabona igisubizo muri ya masengesho akavuga uti burya Pastor warakoze, dore ndagushimiye uko mbyumva, ariko udashyizeho tarifu. udashyizeho tarifu, nk'abo bashyiraho tarifu nyine nibo bari gutukisha izina ry'Imana. ntabwo ari ngombwa ngo uvuge ngo nzagusengera ari uko umpaye amafaranga. kandi ubuntu bw'Imana ntabwo bugurishwa pe. ntabwo wagurisha agakiza, ntabwo wagurisha amasengesho. ugura umucuruzi, ahubwo sinzi ukuntu nabyita, ari Imana ntiri kukubona neza, kuko iyo mpano wahawe wayiherewe ubuntu. niba ari iyo gukiza indwara, niyo ari iy'ibitangaza, gutangira kuyicuruza rero ntekereza ko nta mugisha uba urimo kubona, cyangwa se ijuru waba uri kubona muri ibyo ngibyo. hanyuma Sire, ntabwo nakwaza ngo uri muntu iki watwibwiye kuri umumama w'abana 6, nkwibarize se winjiye mu murimo w'Imana gute kandi ryari? njye rero navukiye kwa pasiteri. papa ari pasiteri, mama ari umudiyakoni muri ADPR. kuva icyo gihe nabaye mu murimo w'Imana. nakuriye muri Sunday School, ndakura ndagenda. igihe navuye muri ADPR ni igihe nari ngiye gushinga itorero, ariko ngira igihe nihaniye imyaka 14. buriya abakurira mu itorero ryose ntabwo bari ko babinjiye mu murimo w'Imana. ku myaka 14 niho nihaniye, ndanabatizwa mbo mu Kristo. ninjiye mu murimo w'Imana akuriye muri korali, kugeza uyu munsi mbivuyemo muri 2018 njya gushinga idini. njya gushinga idini nibwo nabivuyemo ibya korali. na nyuma yaho naje kongera nyisubiramo ngarutse muri ADPR, ariko ubu ngubu ntago nkibamo, nayo nayiburiye umwanya. uwagarutse muri ADPR
nagarutse muri ADEPR. ntabwo nari mbizi. Nagarutse muri ADEPR niyo mpamvu ubona utumeshe naturiho nagasheneti meruka utakirimo kuri cano yawe ndi kurikurikira. nari narayivuyemo nyivamo ariko iby'idini mbonye byanze nyine bisubira kuri gakondo. njyewe ibintu byose ndabyoroshye buriya mu buzima kubera ndi umu business woman. Yego. nzi amayesheke menshi nagize amayesheke menshi no kuba nagira sheki kuvuga ngo ndagarutse yego nyine ubona bisuzuguritse ukumva ko abantu bagusuzuguye bamwe bakanavuga amagambo menshi ariko njyewe ikintu cyanze ndarekera ntago nzi guhatiriza ngo mvuge ngo reka mpatirize ikintu iyo cyanze ndakirekura nkavuga nubwo si byari ibyanjye niko mbayeho. Hanyuma ya Evangeliste Eliane nimba ntayibeshye amatayito mujye mumbabarira ntago ndi umuhanga cyane. Muziranye kuva ryari? Ese bundi mwamenyanye gute? Ni umurimo w'Imana wo kuri iyi mihanda cyangwa se mwe musanzwe muziranye kiri mu Rwanda? Ntago giye twari tuziranye. No kuvuga ngo Eliane nge namumenye urebye bano bagore bavuga butumwa benshi nabamenye aho kubera Impuhwe TV. Nabamenye kubera Impuhwe TV. None areba nyine kiragiye uvuga ngo nakoraga cyane benshi ni naho batangira ibiganiro byo kuza muri social media abenshi kuko ninjye wayitangiye mbere mu bagore mu Rwanda ndumva ndi mu ba mbere 2017 gutyo. Yego. Rero Eliane na twamenyanye aje gukora ikiganiro iwanjye. Hari igihe yakundaga kwataka ibintu bya divorce kandi nanjye ibiganiro byanjye byari centered ku bintu bya mariage. Yego. Urugo uko bubaka urugo nza kumutumira rero twanakoranye n'ikiganiro kimwe ntekereza ko banza nta kindi cyabayeho. Hazaza amadega nyine nuko tuziranye muri 2018 murarambanye 2019 sinibuka umwaka neza murarambanye. Hanyuma ngongera kukubaza ikindi kibazo. Claude we muziranye kuva ryari? Nawe nuko nicyo gihe. Mutesi we muziranye kuva ryari? Icyo gihe bose nyine cyagiye nkora Impuhwe TV basaga baje gutanga ibiganiro bose baje kugira gute gutanga ibiganiro nibwo nabamenye ni muri periode imwe. Icyo gihe twakoze ibiganiro byinshi kandi ni nabwo nabamenye bose nyine barasimburanywe ari Mutesi nibwo namumenye ari Claude nibwo namumenye. Ubwo icyo nakubwira muri make cy'ukuri nuko ubwo tuziranye muri ibyo gusa. Hanyuma uyu munsi umubano wanyu hagati yanyu mwembi uhagaze ute? Claude we wamucyashye niko navuga gucyaha kandi si bibi ntago ari bibi burya nuko wamugana tugoreka ibintu ugasanga urambwiye uti Sandra ubutaha uzahindura iki kintu ugasanga ngiye mbifashe nabi ariko agakoni rimwe na rimwe kaba gakenewe nkuko umunyamakuru mugenzi wanjye wanyaha ahubwo tujye ducyahana mu rukundo si byose serese ubyemera ngo wamugana udatukanye utagize ukomeretsa biba ari byiza. Bose imibano yacu iraho ngaho uko baje ni nako byanahagaze. Uko baje niko bagiye niko byanahagaze kuko buri wese hari ikiganiro cyatumaga mpita mucikaho nkabireka ariko ntago twangana. Claude hari igihe amamagara ati ndashaka nze twiyunge ku Impuhwe TV dukore nejo undi yarampamagaye cyane ndamugane wapi Claude kubera iki wamwima ikiganiro rero kandi uri umunyamakuru ibyo yashaka kuvuga bose ko yashaka kuvuga ku bintu bya Mutesi kandi nabishaka komba nzi ko abashaka gutwika kandi nkaba ngiye ntarabishaka ko aza kubivugana nanjye ngo tubikoranemo ikiganiro naramuhakaniye rwose. Mu cyumweru gishize yarampamagaye cyane ngo arashaka ngo aze ngo iki byose kandi wabavuga ngo ndashaka umesa daka mwibaze ndamuhituro ry'iki ryo kugira ngo aza akora ibiganiro ku Impuhwe TV se. Ariko Serene mama byanavugisha ukuri none se ubwo kumamagara ngo ndashaka ngo nze umesa daka ngo dukore ibiganiro ngo niderukanye ngo twiyunge twiyunge sadaka pastor rwose mbonye umuntu uvugisha ukuri pe udaca ku ruhande wa mugani ukuri oya ntaga ari ukubeshya oya nukuvuga uzi ikintu kibaho akenshi murambabarira usanga niba ugiye kuvuga Gasaro ntago uri bumuvuge uravuga ngo hari umunyamakuru uti wenda wansabye ikiganiro cyangwa se wanyuma ikiganiro ariko ntumuvuge ariko wowe nyine uvuga ikintu uko kiri. None se ko yampamagaje telefoni ye akampamagara 2 3 nta nabikwereka yanjye siri hano se
nkakwereka arampamagaye inshuro zingahe ngo arashaka ubwo yari yabonye nakoze ikiganiro kuri Mutesi ashaka kugira ngo urumva nawe azamenera umuceri ku Impuhwe TV awurangize urumva amena umuceri namara kuwumena rero urumva nanjye abanshyizemo kubera ko Claude niba uzi ikiganiro kigeze kiba Claude yigeze ampamagara rimwe arambwira ati dukorane ikiganiro yego mbona muga nti sawa nari nsangwe mukoresha ibiganiro rwose ibisanzwe nyine akaza agatwika nyine tukabona nyine bigenze neza cyane iri gukunda yego ngiye bwa mbere twivugiraga ibintu by'ama PS yiwe cyagiye babaje gushaka undi mugore hanyuma rero rimwe aramamagara ati uze ati hari ikiganiro gishyushye ati mfite ikiganiro ndafashe uyu mukameramani wanjye dufashe imodoka ntese uri ati ndi kuri ararume nibwo bwa mbere nari mpageze noneho mpageze nsanga nta nubwo ari wenyine urumva ntiyanyemforume yego dusanga kamera zigera nko ku 10 z'ama YouTube nk'icumi zateye arambwira ati ni press conference twateguye ubwo natwe duteyeho iyacu tugiye mu biganiro akaba yari ari kumwe n'umuntu witwa Abel Bukuru ako kantu karatrendinze cyane turi kubakiza noneho mu kiganiro hagati ubwo urumva ngewe yampamagaye nzi ko ari we tugiye kwiganira bisanzwe maze nsanga ni babiri kandi bagiye muri ntuza ikiganiro kiratangiye cyakibowe na wa wundi pasi w'impanuro TV nanjye nicaye aho nk'umuntu ugiye kubaza nk'umunyamakuru yego tutangiye kuvuga bageze hagati barashwanya basubiranyemo bararwanya turahagurutse urumva kamera 10 nanjye bamfashemo bamfatamo turi gukiranura kariho no ku social media menshi kanyuzeho nyine n'uyu munsi hari igihe njya kubona ubanza n'igihe bazangira depite hari uzakagarura akagashyira hariya ubwo rero Claude guhera uwo munsi nahise mvuga ni Claude kuko bafatanye mu mashingu ikiganiro tugihagarika kitarangiye ubwo bikurura conflict nyinshi kandi abantu bitwa iki n'abakozi b'Imana uwaberi ati ni pasteur Claude ati ni pasteur aragiye ankubise mu madega y'ibintu ntarinzi ko bijyamo ubwo rero Claude ni umuntu gukorana nawe ikiganiro mugomba kubanza nkitonda cyane nkabase ibyo ari buze kuvugira hariya ku Impuhwe TV ntago biri buze kunkwegera bikankurura bikanjyana kakugaragaza ukundi ugasanga bimbereye ikibazo yo ariko ureba kure mbanza muganwe na mukuru ndakuze mfite n'imvi aya namvi sinavuge ngo namenye ko ufite abantu batandatu ugiye byanunguye nenzike nka batatu nta muntu wabyemera wenda bafite ariko ni umugisha hanyuma nibaza kugeza uyu munsi hari abandi bibaje ese Serene yashatse gufungirwa iki hari n'uwabimbajije ngira ngo nagiye nkuhama message uti ese wari wakoze ahe madega wari wakoze ibihe byaha byatumye noneho wajya muri gereza ni nk'ibyo byose nyine nk'ibyo byose bya YouTube no kuvuga ngo ngira ngo babibaza kubera ikira kiganiro nakoze kuri Mutesi giheruka umunyamakuru urumva yarabimbashijeho noneho gusa urumva navuze akantu kamwe kubera ko mvuze ukuri nyine kwari guhishe bahita babizamukiraho nyine babikoraho inkuru nyinshi nabonye namwe mwese mwarabikozeho inkuru Eliane muramubaza n'abandi bose oyegewe impamvu nawe Eliane urayizi sere ndagira clearing bino bintu Eliane ngewe na screenshot nahawe n'umuntu utari n'umupasteri harambwira ati duraha abakozi b'Imana bageze ngewe ikintu nakoze ntago njya mfa gukora inkuru ngo Serene ngo bamufatiye aha ndakubaze si ibintu n'ukuri ushaka gukora inkuru ugasanga ya nkuru ukoze wenda editing nanditse ati Pastor Serene ngiye nandikirana ibintu n'umuntu nyamara ibyo bintu n'ukubeshya mbaze Eliane ne Seria ikiganiro cyagenwa gikurikiye izi screenshot mfite ni ukuri cyangwa se nizazinda abantu bakora atese uzikuye ati nubwino n'umuntu uzimaye ati rero ibi bintu ndabona byageze imihanda ibintu bimaze gufata indi ntera nimba hari umuntu uzatana umukozi w'Imana akaguha amakuru ibi bintu reka nze ngewe noneho bigeze mbisobanura ati kuko si nawe wa mbere ubimbajije ibi bintu nagiye numva abandi babimbaza ati niba byageze mu banyamakuru habangara ikirimo abamaye ikiganiro gutyo rero yaba Eliane yaba ngewe yaba Pastor Mutesi yaba Pastor Claude yaba Poso Yongwe yaba Mutabazi n'abandi yaba nawe
Sandrine mbese iyo wishwe umunyamakuru cyangwa se ugafata iyi mikoro ukajya ahabona uba wabaye public image. Ntago rero ikintu ushobora kukibeshya ngo gikunde. Yego. Ni nabyo navuga ni wenda ubundi byari biturutse kuri bera bavuga ngo Pastor Mutesi ngo urugo rwe n'ibindi ngira ngo nawe ikiganiro cyazamukiye nubati umugabo ko atagaragara nkavuga nti ntago wahisha umugabo n'ubundi bihari urugo ruhari ntiwamwisha. Niyo comment nari nshyizeho. Uravuga rero uti ndashatse gufungirwa iki ngiye nta kintu naye nakoze nta kintu cyari cyabaye nkuko nabisobanuye n'ubundi hari umunyamakuru wo kuri Baraka wabimbajijeho nawe no ubango Eliane namutumiye ngiye mu kiganiro cyo kuvuga ku rugo yazanye n'undi mama witwa Monica afite channel ariko banze itagikora cyane nawe ucuruza ibintu by'amakenkayori Kimironko nawe wumuvuga butumwa. Yego. Barazana dukora ibiganiro byabo babiri nakoreshaga umwe. Yego. Hanyuma Eliane ari kuvuga kuri ibyo by'urugo nkuko navuze ngo akotinga abantu urabizi ko nawe agira ukuri kwinshi nyine naca ku ruhande akotingamo Pastor Mutesi. Aravuga ati Pastor Mutesi ari kuvuga ku by'amadivorce nyine ati nkuriya yakoze divorce ya mbere akora n'iki abivuga ko akunda bivuga nyine narabikurikiye ni wawe uko abisobanura. Ubwo ngewe yarabivuze avugamo nuko nyine ngo yakoze amadivorce akaba kigira umupasiteri kandi yarasenya urugo rwa murumuna we n'umugabo bakamugira. Tarabaza kwiyoberanya ku YouTube. Tibura abagore baba barananiranye bafite amadefo nuko nyine twaganiraga ku byingo n'ukuntu zisenyuka n'ukuntu abakozi b'Imana bakora amadega kandi bitwa abakozi b'Imana. Yego. Hanyuma nje mbibonye kubera ko Mutesi hari ibindi biganiro twe twarakoranye byivuga butumwa bikomeza abantu mbona yuko nimbi publishing ndaba nsenye Mutesi. Yego. Ndagafata nkuko nanjye twaganira gutya umuntu yaza ukabona aransenye. Yego. Ariko ukavuga ati Serene ko yubakaga Impuhwe TV yanyubakiraga none ninjya kumusenya ubwo ndaba nkoze neza. Yego. Ndareba ngewe nanga gusenya Pastor Mutesi. Mfata bya bintu bya Mutesi bya Eliane mbwira uyu muhungu nibikatemo. Arabikata none ikiganiro gisohora ariko hahandi yamuvuze abikuyemo ariko ndabibika. None amaze kubibika mbwira Mutesi ndamubwira ni Mutesi Eliane yakoze iwacu ikiganiro. Yego. Avugamo ibintu biteye ubwoba urumva agiye kubyumva kumva umuntu nka Mutesi nge narizi ko Mutesi ari umuntu pasteri ukomeye hari yaburya divorce kuyikora si ikibazo giye bibona kuko urugo rwagusenyuka n'uwari we wese nari muzi nk'umupasteri kandi umaze kwigarurira imitima y'abantu benshi kuri social media. None rero namubwira nti uzashaka ukuntu wiyunga na Eliane kugira ngo ibi bintu wenda atazabivugira n'ahandi birangire ni ngiye nabikase ariko azabivugira n'ahandi muziyunge. Mbwira na Eliane ndavuga ni ibintu wavuze kuri Mutesi ntago nge bisohora naho ubwo ndashaka ngewe mbunge mbahuze. Eliane ahita avuga ati wabugize neza kuduhuza kuko yarabikoze biratubabaza nka famiye tikane ni ngewe umeze nk'umuntu ureberera muri muna wanjye waritonda noneho ati ngewe nabigizemo n'uburakari bwinshi ati numva narwanira ishyaka mwene mama. Ubwo ntangiye noneho urugendo nk'umugore urabona nyine naye naraje kuri social media numva agiye kujya nonga ingo nkagira abantu inama. Noneho ubwo mbwira Pastor Mutesi Eliane ko ashaka ko tubunga nkabahuza muri babiri iyi dosiye yabaye y'ibyo bintu byo gusenya urugo by'ubusambanyi n'ibiki byo kubafatira muri lodge n'ibindi hari ukuntu nabahuza. Noneho Mutesi we ntiyashaka ko icyo kintu we ntiyacyemeraga ahubwo uko tuvugana kuri telefone arandikodinga ama audio ararikodinga ibintu byinshi. Nyuma yaho raratangira kumbwira ngo urazana video kuko wavuze ko uyifite. Ndamwese ubwo video ndabanyiguhaye kubera iki nayikupye nanga kuyiha public none wowe nyiguhe ntago bishoboka. Yabanje kuyinsaba ku neza ndamuhakanira ndamubwira no ari Eliane ni umukozi w'Imana ari wowe uri umukozi w'Imana urayishakira iki. Ati noneho rero ati genda kujyana muri RIB ati kuko nagufashe n'amajwi aranayanyuherereza arayama kuri WhatsApp arambwira ati nagufasha amajwi numva koko yayamfashe atumbwira ibyo yagize gute yavuze ati reba ibimenyetso ndabifite. Ndamubwira uzanjyane muri RIB nzitaba ni noneho video nzayiha
RIB umva Mutesi rwose Imana imufashe nabonye ejo bundi abihakana arusi ibintu biba byabaye bikabira ku kandi telefone wowe washakaga ko abantu biyunga ubashakira ikiza ariko ejo bundi nabonye yahamagaye abanyamakuru bangare guhata ibitoki mbona arabihakanye arahakana ngo ntabyo arabizi ko byabaye ni ibintu byabaye noneho ubwo ngubwo mbonye bikomeye ngewe nkereye urubuga rwa WhatsApp turi batatu nshyiraho Eliane nshyiraho na Mutesi noneho urubuga rwa WhatsApp ndatanya ni ukuri bavandimwe muri abakozi b'Imana ndagira ngo mbonge ikintu cyabayeho kinege nkiya twese turazigira yego kandi niba uwo mugabo yarihannye akaba yarasubiye no muri korari nta muntu udakora icyaha Dawidi yaragikoze na Salomo yaragikoze dufite ingero nyinshi z'abaguye mu busambanyi dufite ingero nyinshi z'abakoze ibyaha kandi baba abantu bakomeye Imana irabemera none rero ndagira ngo mbonge Mutesi ubwo Eliane yababajwe n'icyo kintu cya famille ukaba uri umuvuga butumwa ku ma YouTube ndagira ngo nzagufashe tujyane tujye gusaba iyo famille imbabazi ubwo ahubwo biba umuriro avuga ibintu byinshi Eliane nawe ashyiramo umuriro uraka ni nabwo nahise ncika intege ku bintu bya YouTube umuriro uraka noneho njye nahise mvuga Mana yanjye si ubu burya abantu babwiriza kuri YouTube ni uko baba bameze uraka umuriro uraka Mutesi ahita akora na left aragenda hasigaye Eliane nanjye ndamuga rero ntacyo tuba dusikira kuri uru rubuga ubwo yabyanze kugira ngo tubahuze ubwo nyine nta kundi ndabana njye nashaka ko tubahuza nawe ntuzongere kumuvuga kuko Eliane yavuga ati nzabivuga ukuri kose no ku macano yandi ndavuga ni byihorere we kubivuga ahubwo buriya wenda azisubiraho aze gusaba imbabazi Eliane cyakora aza kunyumvira ntago nigeze mbona hari ahandi hanabivuga arabireka nyine ariko ubwo ngubwo dosiye nyuma yaho Mutesi yaje noneho kumbwira ko azayakundega muri RIB negereza ko njyana ndaheba noneho aza kuko naramugene unjyane yo nta kibazo nzabisobanura n'ibyo video nzabizana kuko Eliane we yaravuga ati muri RIB atawubwiye aba bari batuhamagaye uyu mwanya wese icyaha washinjwaga njyewe hari ikintu kumva ngo nuko nimanye video kandi ngo nkaba kandi warabikuye mu kiganiro nyine ubwo ahubwo urumva yaza kubishyira hanze mba naragize muri RIB nuko ubu ngiye nagize umutima no kubishyiramo kutabishyiramo n'usugutinya ahubwo nanze gusenya Mutesi noneho abonye ko nge byanze abantu nimero zanjye bakantelefona ngo twe turabakozi ba RIB ngo twabonye ngo ikirego ngo cya Pastor Mutesi ngo tumaze kukibona ngo hari amavideo ufite ngo yatwoherereze ntabwo RIB ikora gutyo RIB iwo umuntu convocation akitaba umugabo ubwo nkamagana na nimero imwe ejo ngo nyankamagarwa n'iyindi hari n'uwagize akantuka ngo ngiye ngo ntunzi ngo ndi liyetona runaka ngo ibiki n'ibiki nkavuga ubwo nagize abana baganira muri ingegera nta nubwo muri n'abaritona liyetona akoresha telefone ukorera ni kuri RIB ya Kicukiro ni kuri RIB ya Kimihurura mpamagara mfite imodoka ndahita ntega ngo sangeyo birangira nyine ntegereje RIB ndayiheba ubwo Eliane nawe ndamubwira nti noneho abantu bamutese batangiye kumamagara bati muri RIB ati yaba byajyaga wumvaga udafite ubwo bicyo gihe sere bwikise byibuze uvuga uti ese aba bantu bakomeje kumamagara ndamutse nanagiye nkagirirwa nabi ntabyo yatekerezaga ariko ubu ngubu Sandrine n'abanyarwanda tufite izi mvi gutya si ibintu byinshi twaciyemo twaciye mu bibazo byinshi ubu wazukanga ngo RIB niyo wangura uti ndakwica hari imbere naza nkavuga ni ngaho nyica kuko nta muntu upfa isaha yitaragera hari urupfu rwinshi twanyuzemo ntitwapfa urantelefona kuri telefone ngo ngiye ngo ndi RIB ntago ari inyamaswa RIB uragenda ukabitaba ukababwira icyo nagomba gukora uyu muhungu yari abibitse kuri computer twaranabibitse turavuga reka tubikipinge igihe bazahamagara cyose tuzabijyanayo kuko ni ibintu byabaye kandi bikaba bihari so rero ubwo guhera uwo munsi ntago nongeye gukominikana na Mutesi ariko nyuma yaho naje kuzamugana rwose jewe narakubabariye muhereza message ndamugana igihe narakubabariye ibyo bintu byose byabaye ubwo nyine urumva Eliane nawe yaravuga ati azanjyaneyo ati ndabishaka ahubwo byibura kuri kujya hagaragara ati kuko byarambabaje gusa njye icyo nifuzaga ko ari kugira ngo basabane imbabazi ivuga butumwa bakora ritazangirika Eliane muri ya kintu muzi wo ni umunyakuri
ntago abeshya wenda nubwo abantu tuvuga ukuri hari igihe twangiza byinshi twangiza byinshi kuko nyine turi kuvugira hariya ibintu bikagaragara. none se sere kubera iki yabigizanye nawe njya bimubaza uyu munsi kuri iyi mihanda njye yarambwiye uti nabibitse igihe ariko none icyo gihe ntabwo Liliane ari we wabizanye cyane. urabona umunyamakuru hari ibintu bya Mutesi bimaze iminsi bitrendinga ngo afite impeta ngo afite umugabo ngo afite ibiki ibintu nk'ibyo ngo yafata ibirembo ngo za Mozambique bikavugwa cyane. noneho rero abanyamakuru nge barambajije umunyamakuru wo kuri kunoze niba ari Baraka niba ari uw'Impuhwe TV sinibuka ejo bundi ati Mutesi ibi ngibi bimutrainingaho ngewe ngo manta kuri uriya mugabo we wa kabiri bashyingiranywe hanyuma ako ngako nkashyiramo mvuga ko hari ukuntu sinibuka ukuntu byaje hari ukuntu abantu babeshya yarambaje tese ni igiki mwigiraho ndavuga nti mbona hari ibyo mwigiraho bimwe ariko hari n'ibindi ntamwigiraho ntanga urugero rw'ibyo bintu byo gushaka gufungisha abantu. ubwo rero Liliane urumva byarabaye ibanga. Liliane rero ahitaza muri comment abishyira hanze. noneho rero urumva njye nawe nabibitse nanze n'ubundi kubivuga neza nyine nabitsinze numvaga atari ngombwa. Liliane abise muri comment rero bahita babikora screenshot naho ngaho byaturutse ariko ntekereza ko byarashize kuko ari uwo mugabo ubu ngubu ari free yanabaye ngo na pasiteri bose. ibyo ni ibintu byabayeho kandi bya kera. ari Mutesi nawe arakora ivugabutumwa. Sandrine njyewe nkoze icyaha sinjya mpakana nshobora wenda kuba ari ubugoryi cyangwa ari ubutesi. ntabwo ikintu cyabaye gifite proof n'abantu bose wajyaho ngo ugihakane ngo uve mu kanya mvuganye na turahanavuganaga na François wo muri Iber. oya ubwo ni umugabo wa murumuna wa Liliane ntabwo ari ibanga wenda ibyo tuganiriye warambwiye uti mu magambo ye simubeshyira n'ishishikariza zacyo arambwira ati ngewe rega nubwo Mutesi abihakana ati byarabaye ati gusambana twarasambanye ati ahubwo ngicyo nakoze n'itorero ryarantenze ndagenda baranyirukana atariko njya hanze nisubiraho ndihana ati ubu ngubu ndagaruka ati ndabwiriza ati rwose nyobora n'itorero ahubwo ikiriho ni ukugwa mu cyaha numenye kubyuka cyane. ati nimba uyu munsi rero ibyarabaye ngewe nkihana we ntiyihane ati ni ukuvuga yuko hari abantu bahura mu rungabangabo akabeshya abantu ibintu. ngewe buriya naratangaye cyane kubona ajya guhamagara iyitwa niba ari iki televiziyo nka zingahe akavuga ngo turamubeshyira. ubu koko nkanjye uko mbonye sibyo ni ubwa mbere duhuye. yego nakwicara nkabeshyira Mutesi Liliane agahaguruka akabeshyira Mutesi agashyiramo izina rya muramo we ari ibintu by'ibihimbano. umugabo w'umugore we akabihimba ntabwo bishoboka. ni ibintu byabaye bizwi kandi kugira intege nkeya. Mutesi si we wa mbere. njye navuze ni Dawidi ari umwami yaguye mu cyaha yarongora Betisheba yica n'umwami. ese Mutesi avuze ati giye nateretanye n'umuntu turakundana bibiki. nk'ubu nkanjye sinjya misha ko navuye muri ADPR ndagenda nshinga itorero bararifunga ibyo gusenga mbivamo ndavuga nti ndabyihoreye sinzanasubira no mu rusengero. igihe kiza kugira ndagenda nongera asubira imbere ya ADPR saba imbabazi ndavuga ngo mumbabarire. kugwa rero numenye ko waguye ngo wongere ugaruke ugahora ubeshya ni naho bituruka biriya byaha. urabona nk'ubu aravuga ngo mfite umugabo ngo aba mu mahanga ukabona ibiganiro byose no gucanga bwacya ati umugabo byaranze bwacya ati ibiganiro bye byose bisesenguye guhera ku Isimbi TV kuri Nkunda Gospel. hari n'iyindi y'umugabo wakorera kuri Nkunda Gospel washinziye ubu ngubu bakoreraho Agape TV. aho niho akunda gutanga ibiganiro bigenda bijustifiye. iyo bamuvuzeho ikintu akora ikiganiro kijustifiye. ese Mutesi yemeye intege akavuga ati umugabo wanjye wenda ntituri kumwe hari ikintu cyabaye kuko byose yabishyize on social media birahari sibyo akabivuga byamutwara iki. ndibaza ko nta kibazo kiriho sibyo kuba wagira ikibazo mu rugo. ngiye nk'urugero kandi sinyambihisha mu mwaka ushize hari ibintu twagize umugabo wanjye ntitwumvikana ku bintu by'imishinga. ngiye nshaka ko dushyira amafaranga mu bintu by'amashuri nawe agashaka ngo tuyashyire mu mishinga y'inkoko. biragenda bitubera ikibazo kugeza ubwo twitabaje n'abapasiteri. Pastor Desire arabizi kuko za nkoko yarensiste noneho akabikora ngiye ntanabizi. nkajya kubona nkumva byahombye cyagiye cyaguma mu rugo ahombye inkoko miliyoni 10 ziragenda.
kandi dufite ikibazo gikomeye cy'amashuri kandi ubwo abihombya twaragiye kwa Pasiteri Desire tuvuga tuti aravuga ati sinzongera kuko ubwa mbere yari yabikoze birahomba noneho abikoze birahomba noneho ngenda byihanganira ndavana okay noneho reka ubwo dufite ikibazo cy'amafaranga ntuzabisubiremo tubanze umushinga umwe w'amashuri ube sustainable tuzabone kujya mu yindi mishinga kubera ko kandi ari njye ubikurikirana nkumva umutwe urananiwe nkavuga ni gukurikirana imishinga myinshi biramvuna mbona nzarwara rimwe stroke ngapfa noneho we ntabyumve nk'umugabo yihagararaho abagabo bamubwiye ngo nta mishinga y'umugore gusa hagomba kuza n'umushinga w'iki wanjye w'umugabo uko niko yisobanuye noneho biragenda birakururana akabikora mishi nkajya kubimenya byapfuye amafaranga aragenda bigera muri miliyoni 16 ziratikira ziragenda ndisandaguza ndavuga nti nanjye urugo ndaruretse noneho ruragiye niba tudashobora kujya inama nk'umuryango ngo tuye twumvikana ku kintu twakora runaka si ukuvuga ko nanjye nta mishinga ntakoze yapfuye none igihe kiza kugera bikereye ikintu cyo gucikamo kwa communication ntitunavugane neza hari igihe nigize nkora video rimwe kuri YouTube yanjye ariko naje kuyisiba nyikuraho mvuga ukuntu nyine numva depression igiye kumfata twarananiwe kumvikana pe kandi tubana ariko amaze gukora iyo video umugabo nawe yagize aravuga ati umugore wanjye noneho yaragize ansaba imbabazi nabate mbabarira no kuri sinzongera pe utwo no dukoryo tuba mu ngo tumaranye imyaka 17 ariko icyo cyari kibayeho ni satani bayizi kiraza kiratwigisha uyu munsi dukundanye kurushaho ntago ashobora kuvuga ngo afasha amafaranga runaka ayajyane hariya nanjye sinshobora kuvuga ngo mfasha amafaranga njye kuyakoresha ibindi twese turaza tugashyira hamwe kandi twumva turyoheye n'urukundo none wayi wowe wakumva ngo ndakomeza mbeshya abantu ese ubu ntitwanariza ntidufite analize urabeshya baravuga umugabo arahari uwo mugabo udasura n'abana uwo mugabo utaza ngo agaragare mu rugo umugabo utagira anniversaire umugabo utagira kandi umuntu yabivugaho ugasanga baye igitutsi ngenya ndeba nka comment cyera najyaga nzisiba bari kuntuka ngo navuze kuri Pastor Mutesi sinyizisiba ndazireka kuko ntajya mpora mu kazi ko gusiba urumva haba hari abantu benshi niba ari ikipe afite niba ari biki nyine bumva tutamuvugaho kandi twebwe batuvugaho abantu bose batuvugaho ni comment buri wese bamukomantaho nanjye baramvuga hari abamvuga ibibi hari abamvuga ibyiza ibyo ni ukuri kuba guhari nta narondogoye ku kintu kiriho ntago mbeshya ibyo bintu byabayeho Eliane ntago abeshya ni ibintu byabayeho gusa nyine Imana imuha umugisha cyangwa se sinabanga imuha umugisha ntiyakomeje ngo ajye muri iyo riba ariko hari igihe twari kugiramo twese ugasanga ahubwo hari n'igihe ujya kurega abantu ugasanga nawe bigarutse kuko nkanjye sinumvaga n'icyaha nakoze kuba nashaka kunga abantu no kubabwira ukuri ntabwo nahinduka suruse yo kujya gushinja kuko giye yashangwa ninjye njye gushinja Eliane twari duhuye rimwe nta kintu nari mpfa nawe nari kujya kumushinja ngo ibi niyaba namubeshyera ariko Eliane we yarabihagazeho ku maguru ye yombi akavuga ati byarabaye muze tujye ku rusengero ahubwo ikibazo kucyadasaba murumuna wanjye imbabazi nk'umuryango tumenye ngo uyu mugore koko arakijijwe arajya muri hejuru umurumuna wanjye natwe umuryango famiye twabibonye ntiyigeze adusaba imbabazi birasaba ko agira gute akadusaba imbabazi ese uyu munsi wa mugani imbabazi byapfiriye hari n'abavuga uti biyunge nta bakozi Imana bafitanye ikibazo ejo mutazabura nijoro urumva se atari byose re njye nawe dufitanye ikibazo ntago nakicara ngo nsinzire sibyo bakabaye ubu ngubu Sandrine ngiye ukuntu nteye iyo mfitanye n'umuntu ikibazo shame ntago wasinzira nasenga ntago nyansenga ndakubwira ni ngiye mfitanye ikibazo nawe kandi ndabona ntago nzajya mu ijuru cy'igihari bariya nabo rero ubwabo Mutesi yagombye gutera intambwe aho kurwana intambara yo guhakana ahubwo akavuga ati jewe ibyo bintu byarabaye koko umugabo yaratenzwe ibi nk'uko bivuga urumva umugabo warabyemera yarihannye arakizwa kandi iki Imana inabereho no kugira ngo tubabarire ibyaha dukora byose ubu nta wamuseka ngo yasambanye hanze hari abajura hanze hari abasambanyi benshi bari mu rusengero hanze hari abakora ibintu byinshi nta wamuseka njye sinamuseka ngo yakoze divorce
kubera ko ku isi si we wenyine uyikoze. Si nawe wa mbere. Sinamuseka ngo yasambanye, Si ntabwo n'uwa nyuma. bishoboka. Si uwa nyuma, si uwa mbere, ibyo byose abantu bazabikora, n'utarabikora ashobora kuzabigwamo kuko ntituzi imbere yacu ko hameze. Ahubwo ikibura, saba imbabazi, uvuga uti nacumuye, nasitaye, ariko nciye imbere kugenda. Njye rero nkunda guca bugufi, kuza nkapfukama imbere yawe nkaguha nti mbabarira. Yego. Hari umumama umwe w'inshuti yanjye wo mu Kagarama, umudamu w'umupasiteri, yaravuze ati ibintu by'abarokore byose birangizwa na mbabarira. Na mbabarira. Uzareba abantu mu Rwanda bamwe bakoze jenoside, abandi bari, iyo uvuze uti mbabarira biba birangiye, nta rubanza, Yeah, nta ariko wongera nibyo. kugukurikirana. Ariko iyo ukomeje ntabyo nakoze ugahakana, ntekereza ko no muri RIB iyo ugezeyo wemera icyaha, Yego. ntabwo uba umeze nk'umuntu ugihakana, ntabwo n'ibihano byakunda, ntibingana. biragabanuka. Uri kunyitegereza cyane. Sinzi ikintu uri gutekereza. Ubanza uba wumiwe n'ibintu by'abavugabutumwa muri social Oya, media. ni ukuri, ni ukuvuga nimba ikintu kiriho nagwa mu cyaha nta nutakigwamo sere wa mugana, ariko rimwe na rimwe duce bugufi ubwe mugenza uti byarabaye, ariko reka tukoreke gukomeza kwiteza abantu. Wa mugani n'ejo ashobora kumubaho n'ikindi kintu kibe. Ejo Pastor Fanny yambwira guti ashobora no kugira n'ikindi kibazo mu rushaka, ugasanga n'undi bibyukije bya bindi, tugasanga nyine bihuza, atari ko yarasabye imbabazi, ntabwo byabaye byiza ko nakora naterwa n'isoni cyo kukivuga. Sinjye wenyine ugikoze, hari abakora ibirenze ubusambanyi, hari abakora, hari abica abantu, hari abatinganyi, hari ibiki byose. Cyose ni icyaha gikomeye wahisha abantu kucyemera ngo mpishe ko urugo rwananiye kubera ikisi rwakunaniye, nyine fata n'urundi, fata n'undi mugabo. Ngenda umwadeperi w'umureberari n'abantu benshi bakunda kunyibazaho. Nemera divorce. Urayemera wowe? Ndayemera. Umuntu ashaka kukwica, umuntu yasambanye bikagusebya, nk'uko ufite uburenganzira kugira, ntago tubereyeho imirwa. Hanyuma se ko Bibiliya, nge muri iyi minsi muri no gutuma amenya ibyanditswe byinshi, ko nejo numvishije ati ngo nurongora umugore wasenzwe n'undi mugabo ngo ubusambanyi. None si ikibazo ni iki? Ni Bibiliya nyine niko ibivuga. Bibiliya irabivuga ikavuga iti umuntu yemera divorce Bibiliya. Yego. Ariko ukavuga ku byo kongera gushaka. Nyine yego. Kongera gushaka. Ngo ubusambanyi. Iyo ni Bibiliya. Uyu munsi rero ngiye njya mbwira abantu. Bibiliya yanditswe mu bihumbi ngira ngo 2000 na kera n'ibihumbi mbere yabyo ibihumbi byinshi, ukurikije amateka. Yego. Abagiye bayandika rero bandikaga muri context yabo y'icyo gihe. Icyo twita contextualization muri theology. Hari ibintu byandikiwe Abakorinto, ubanza iyo migi itanakibaho mu bihugu by'iki gihe, iriya za Palestine no muri Israel n'iki byose. Hari ibyandikiwe ab'icyo gihe. None se byandikirwaga Abanyarwanda, byandikirwaga se Abanyaburayi. Bibiliya nayo hari igihe izagenda ibe adabute nuko isi iri kugenda iri gukura. Ntago njyewe ikintu mperutse kubwira umunyamakuru, sinya nicara ku ntebe y'urubanza ngo ncira abantu urubanza ndinde. Ubu ngubu Sandrine nupfa cyangwa ngiye Serene ngapfa, inyuma yaho ngiye nta muntu n'umwe uzi ikizahabera, nta n'uzaguherekeza, nta n'uzamerekeza. Kuki twishyira mu gihe cya nyuma y'uko abantu twapfuye? Serene yashaka urugo rwa kabiri ukavuga ngo uriya azarimbuka kubera ko yashatse urugo rwa kabiri. Ntabwo uzabura aho hantu, ntabwo uzaba uhari ngo umenye ngo Imana izagena uwo muntu gute. Ntabwo rero njya muri izo mpaka za divorce ngo niba udivorishije rimwe ngo ugashaka bwa kabiri ngo wenda ngo uri umunyabyaha cyangwa uri iki. Ndacyabyiga nkabisobanukirwa. Kandi nawe nabonye uvuga uti gushaka cyane ati ni ibigeragezo by'abagabo. None se si ibigeragezo? Uzi gutandukana n'umugabo umwe ugatandukana n'undi? Uzi kubana n'umugabo umwe mukabana imyaka 3 n'itanu, ejo ugashyiramo wa kabiri, ejo ugashyiramo wa gatatu, si ibyo bintu byose biba bikujyamo. Ubwo hari ibikujyamo physically, hari ibikujyamo emotionally, spiritually. Umuntu uzi ko agizwe n'ibintu bitatu, body, spirit na soul. Mu bwenge bwe, mu buryo bw'umwuka ufite ibindi bintu biri kukujyamo, mu buryo bw'umubiri
urumva umugabo iyo mubana buri munsi muba muhuza amaraso muba mugira gute Cyane. uraje noneho amaraso ugiye gushyiramo n'ay'undi wa kabiri ushyiramo n'aya gatatu nta simbizi njyewe nyamvugana urugo nirunanira ku myaka agezeho uzatuza nzatuza pe Birerera cyane ko numva nta n'undi mugabo nashobora biragoye nta n'uwanshobora abana 6 abana 6 azabazamo imyaka 10 na 17 Birabigoye, nubatse wamugane. ngo nshaka undi mugabo se ubwo umukuru wafite ingahe abakuru ni impanga bafite imyaka impanga. bagiye kuzuza 17 muri kari- uku kwezi ni kugiye bakuru. kuza ni bakuru ngaho rero ngira umugabo nimagine undi mugabo yaje se nzamusasira ese naza se ashaka ko njya mushyirira ibiryo kuri ku meza kandi umugabo wanjye atagiraga izo ari kondisiyo nimagine tuzabana si ubwo umva umugabo wanjye nari mfite hari ibyo twari tumenyeranye mumenyeranye. uwa kabiri se naza nzajya nshyiramo erega twese buriya amarari turayagira hari igihe ushobora kubona umugabo ukumva uramwikundiye Sure. ukumva uramushatse none si turi abantu n'umugabo ashobora kureba umugore akumva aramushatse ibyo bintu ko biba ku aramukunze. bagabo gute kubona abagore bose ntibifuza abagabo Sure. cyangwa se ngo Ariko ugiye ku mugore udafite umugabo. babatekereze oya n'abafite abagabo nabo barareba amaso yabo arapuresiye noneho reka nkubaze uragiye ufashe umugabo umwe uragiye ubanye nawe wa kabiri imico ye araje urabona abagore wari umenyereye guteka wenda arya ibi ngibi ufashe uwa kabiri uraje umukubisemo imico ye hari ibyo atarya hari ibyo atarya hari uburyo cyagoyemo nkanjye namenyereye gusimbuka nkizimiza nkijyana umugabo wanjye ntambangamira mu bintu nkora Nta stress. wenda azaza avuga ati madamu ibiki n'ibiki oya nta mugabo njyewe ntawe nashobora Imana izabikurinde rwose Imana izabikurinde cyane. kandi ikizaza niyo napfa uzabyihanganira karasandrine simbyifuza cyangwa ngire gute nta wundi mugabo nashaka niyo haza ibigeragezo uzihangane si byo nzihangane. ukuri wa mugani se abantu b'imyaka ariko 17 hajemo urupfu cyangwa hajemo gukubitwa urupfu inkoni. gukubitwa ntabwo nabyihanganira usambana gusambana ni ibisanzwe Sure. njyewe rwose ntabwo nata umugabo ngo ni uko yasambanye ntabwo mbibona nk'inuze ko bigutangaza aha kubera ko umugabo Oya, yasambanye nuko- se ugasenya ariko se rero uzi impamvu imyaka umaze mu rugo nanjye bajya babimbwira ati uko ugenda ukura mu rugo ukamara igihe imyaka 5 7 ati muri 3 2 4 5 urisaza atari 10 ati ubona rutuno toto atari n'ibintu byatuma uva mu bana bawe gusa amezi ya mbere ngewe narariraga nkarira agapfukama kansaba imbabazi Ariko reka ngo- hashize umwaka ntiyongeye gupfukama hashize imyaka 2 noneho no kunsaba imbabazi byavuye ndarira no nkihanagura kansetse none oya ariko ati ndarira gihanagura ko imbabazi gusambana nubwo bibiliya yemera ko mwatandukana ariko ntabwo ari dega ariko nyine yatuma ariko umugabo. ntabwo ari byiza keretse yabaye indaya wenda nta nana ariko byanditse njyewe impamvu mbivuga nuko hari igihe rimwe na rimwe usanga abagabo babyitwaza Bitwaza ugasanga niko turemye niko tugize iki ariko tukibaze se keretse abaye indaya hari abagabo badasambana akaba indaya nyine abagabo bose siko bagira ariko ngiye icyo nakubwiye sibyo aho iyo ugeze ugiye aha ngaha. gukora divorce hari ibintu byinshi upeza Yego, urukumva nibyo. kuvuga ngo umugabo ngo yasambanye hariya n'umukobwa yagize ibishuko arasambana keretse usanzwe umuzi ko ari indaya byanani none se uko hari abagore batunze abagabo akaba amuzi ko asambana akavuga ati ujye witwaza agakingirizo rwose umbabarire ujye witwaza agakingirizo ntago urugo rwubakiye kuri ako kantu konyine kwikomeza ntabwo ubu ngubu tumaze gukura ubu tugenda tugira ubwenge Nibyo. ntabwo kuvuga ngo umuntu kera noneho telefone zikizamo watsapu akiza byari ibibazo urugo na mesaje ya watsapu yashobora gusenya urugo Urugo. ariko uyu munsi watsapu mesaje igusenyera urugo reba nk'ubu ngubu wenda dufite amazu dufite imishinga nitujya muri divorce mperutse kubwira abantu ngo divorce nayo ni imibare ni ukuri nujya muri divorce turapasuramo 2 yego muri kubyumva nidupasuramo 2 dufite amakredi ya banki yego mbere yo gupasuramo 2 banki irabanza igurisha ya mitungo Ya yose mitungo yayo. kandi wabishatse ubishaka kubera abana bawe cyane uwo mugabo ngo nuko Nibyo. yasambanye uramutaye Nibyo rwose. ugiye he ufite iyo mitungo wenda ifite miliyoni 50 cyangwa 100 nibyo akantu kamwe gusa kuko yasambanye mu rwaza ahubwo umenye ibyo akeneye byatumye ajya hariya hanze Gusambana. gusambana nawe ubikore kugira ngo umufashe atazasubirayo
ariko nawe ntabigira akamenyero nawe ntabigira akamenyero yihanire kureka ngo agire kiretse wenda asambanya akajya amuzana mu rugo akamushyira mu buriri bwaho cyangwa se akabigira ingeso akaba ingeso ariko umuntu aguye mu cyaha rimwe ngo urajugunye ngo umuriro uratse hoya ibyo ngibyo njye maze gukura ndabizi biri butangaza abantu kugira ngo umurokore impamvu si ibyo ni ukuri njyewe si we wenyine abamama benshi tuganira bakuru aravuga uti mwe muracyari abana ati byasambanye nyine uramubabarira ati urugo rugakomeza ati yego ni igikomere ati ariko nawe iyo afashwe ati nawe ashate niki mwararekura atahita bireka ati ahubwo rero uzishimire kuba asambana umufate arabambwiye gutyo arambwira ati njye mugabo wanjye bafitanye abana 3 ti rwose naramufashe tumufasha atari kubona intangarugero nyine rumva nanone yahise nyine ahindura imyitwarire urumva rero ni ibintu byiza tugana ku musozo nicyo kintu wakisabira Eliane nawe yarambwiye ati Serene ati hari amakuru azi ati gusa rimwe na rimwe nuko njyewe imvuga abantu bakanuka ubwo nyemusabe mu bijyanye n'iki donc ushobora kumusaba dese icyifuzo cyawe babarira wenda ku mutima cyangwa se ari nta kibazo mfitanye oya we ababarire ku mutima yumve Yesu nubwo atasabwa imbabazi kuri ibyo bye namutesi ndumva Eliane ra dosiye yayireka ndumva yayireka pe niyo dosiye yawe akayipfundikira ariko urumva we ndamwisabira kuyipfundikira wakubwira ko afite igikomere kuva atarasabwa imbabazi ariko uzi umuntu uguhemukira muri reconciliation harimo ikintu icyo bita victim na offender uzi kuba ufite umuntu wagukoreye ikintu yarangiza ntanagusaba n'imbabazi uzi nk'abantu bakoreye abantu genocide ntibasaba imbabazi uwo muntu wiciwe abantu be ahora ababaye cyane ahora ababaye noneho rero njye numva Eliane kugira ngo yiheshe amahoro na murumuna we na famiye yabo numva iyo dosiye bayipfundikira hari n'abavuga ngo ese mu umuntu yajyaza kwivugira ku cyumuvugira abantu baba bateye bitandukanye tuvuka dutandukanye hari igihe Eliane we ashobora kuba ari we muntu umeze nk'umutware mu muryango ari nawe ugize gute akaba ari urwanira ishyaka cyangwa se ashoboye kuvuga nabyo birashoboka hari igihe ushobora kubona umuvandimwe wawe watishoboye kwirwanirira ukamurwanirira ibyo si ikibazo Eliane abantu ntibamugireho ikibazo njye numva rwose Eliane niba Pastor Mutesi n'uyu munsi akibihakana n'uyu munsi akavuga ati ntibyabe kandi ari ibintu bigaragara byabayeho napfundikije iyo dosiye we wumva arababariye wababariye Mutesi nubwo washatse gufungwa icyo njye namwandikiye message arabizi namwandikiye message ndamubwira nti nubwo byabaye gutya bikagenda gutya njye narakubabariye rwose ntago byahoraho ibyo sinabigumana nta nubwo nabimarana n'imyaka ingahe iyo dosiye nayirangije kera ni ikihe kintu noneho ikibazo cya nyuma wakisabira abakora umurimo w'Imana Sere muri rusange abantu bakora umurimo w'Imana biragoye kubaho mu isi ukiranuka ariko tugerageze gukiranuka cyane cyane reka nsabe abantu tuba hano kuri social media dukorera umurimo w'Imana muri ibi bitangazamakuru muri social media mbese platforms tuba intangarugero kubera ko kuba uyiyita umukozi w'Imana nk'ubu buriya wambwiye ngo ntangize isengesho nanga kuguhakanira ariko ubundi biba biterwa n'ibintu tuba tugiye kuganira ugiye kuvuga abantu ugiye gukubita hasi ugiye kumanyura ugiye kumena umuceri hari n'ayandi materime menshi musemo watangira ugasenga nibaza se aya masengesho usenze nibyo ugiye kuvuga njye numva kere kuri kubeshya numva kereka umuntu ari kubeshya aribwo byaba ari ikibazo none umanyuye abantu urabangije urabatutse kandi wabanje isengesho urongera gusoresha irindi sengesho sire hari umuntu watutse se nyine nasenze mbere ikiganiro kitaratangira saba n'Imana ngo tuyobore njye sinyanuka abantu nta nubwo njya mbamanyura ariko hari izindi cana ugiye guhangana n'umuntu kandi kubivanga n'amasengesho banza ukizwe ubanze mu mutima wumva wera kandi ibintu uri buvuge uvuga uti uwansubizamo hari akantu nakunze mu kiganiro wagiranye na Pastor Fani yavuze ati uwo nguwo uvuga ngo naramuvuze naza naho hantu namuvuze Serene niba bantu baza muri comment reka mbaye message baza kuvugira Pastor Mutesi ngo tumuvuga nabi ngewe uramama ndamukunda agira n'amagambo y'ubwenge umuntu uzi ko muvuga nabi azaze sibyo
mfite aho mvugira, mfite cano yanjye, aze cyangwa nasange mu biro byanjye avuga ati wavuze Mutesi nabi. Reka kuza kurwana ishyaka, uza kurwanira ishyaka ibintu by'ukuri bihari, ukuri tukwita ukuri. Uyu munsi nanjye ninkora icyanka ngo inzoga hariya bazamvuga ukundi bazabishaka, ariko wiza wiyama abantu batuka ubabwira nabi ngo uri kurwanira umuntu ishyaka. Ukuri ni ukuri, ikinyoma ni ikinyoma. Turi imbere y'Imana, turi imbere y'abantu. Ndasaba rero abakozi b'Imana nibigengesera. Uyu munsi nutirebisha ukagwa mu cyaha, emera ko wakoze wagize intege nkeya. Umwami Yesu arababarira, natwe ubwacu turi abantu bababarira. Ngiye mfite abakozi 35 bakora amakosa atandukanye, mbababarira buri munsi. Umugabo wanjye ambabarira buri munsi, nanjye mubabarira buri munsi. Hano kuri social media rwose bantu mwirirwa mudutuka ngo twavuze, nubona haraho natandukiriye nkavuga nabi Pastor Mutesi, ndi kubivuga ubu ngubu sinzi ntangiye kubirakariramo nanjye hari, ariko ntuze gushyiraho titire ngo yabirakariyemo. Ntangiye kubyibazaho abantu munuka muri comment, munuka mukantuka ngo navuze uyu nguyu. Uzi ko ngewe mvuga ikintu cyo kubeshya, uzafate nawe cano cyangwa ubwire Sandrine cyangwa ubwire undi muntu uti mpamikuru mvuge Serene, muvuge hano ugenda utanga urugero uti iki niki hano yahohoteye Mutesi. Pastor Mutesi si muhohotera, si ntacyo mvuga kitari cyo. Ikintu twahuriyemo ni icyo ngicyo. Kuva icyo gihe nta handi ndahurira nawe. Kuva icyo gihe ejo bundi muri shike nibwo namubonye ndi kugurira abana imyenda, Noheli yenda kuba, ndamusuhuza ni Pastor uraho. Kuva icyo gihe nahise mpagarika amakonexiyo yanjye nabo badamu, ndavuga ngo ndabihagaritse kugira ngo nakomeza muri kurukuru. Kuza kuvuga rero ngo Serene ngo biki n'ibiki, wimvuga wimbeshyera. Bano bantu bafite cano, uzaze ubabwire baguhe mikro, uvuga ibyo tubeshya, uvuga ibyo tuvuga bitari byo, ariko reka kugendera mu kigare ngo uri gusigiriza. Werekane n'ibimenyetso, unatange n'ibimenyetso. Ngiye sinshaka kuza kuri cano ngo njye gusigiriza pasiteri mu bintu bitari byo. Uwari we wese, kuko uwari we wese ntabwo namusigiriza. Nabivuze Claude arabizi, twanahura nushaka uzanyicazanye nawe Claude ngiye rwose simbizi, wabonye aho nkorera, ushobora no kumpamagara nagukundira akicarana nanjye, uzambwire ngewe mubwire Claude ibi nibi uyu munsi ibi ngibi. Ubwo rero ibyo ngibyo ni amabanga bahari, ni ibintu biba bihari. Ndatekereza ko twese tuvuga turi kubaka society cyane. Yego, murakoze cyane. Sere urakoze cyane, kuko wamenaguye umutwe ntabwo dusenga dusoza. Twasenze, Imana yabihaye umugisha, sibyo Sandrine? Nje niko neye wiseka, sibyo niko neye. Ayo masengesho Imana yatubonye, ahasigaye nizere ko umaze kumenagura ntabwo wakongera gusenge. Reka mbabwire ngo mukurikire Impuhwe TV, nabo mubakurikire ko Serene nawe agaruke rero bataza gukurikira nanone utanahari, sibyo se? Kandi turagushimiye cyane, wakoze cyane. Akazi keza. Bakunzi ba Gasaro TV rero nababwira ngo wakomeza ushyigikira umurimo w'Imana wumva indirimbo nziza cyane ya Bella Kakoil. Nakubwira ko ari korali itugezaho ubutumwa bwiza bw'Imana, ndetse nkubwira ngo wakomeza gushyigikira umurimo w'Imana aho uri ku isi yose, ndetse nkubwira ngo nawe ufite ibibazo bikomeye cyangwa se wumva umutima uremerewe, wakumva iyi ndirimbo, ni indirimbo irimo ihumure. Reka nkubwire ngo urakomeza yumva muri background, ndetse nabonye benshi mukomeza kumbaza iyi korali. Reka nkubwire ngo andikamo Bella Kakoil ubundi ubashyigikire, nukuri uraba ukoze neza kandi ushyigikiye umurimo w'Imana. Gasaro TV.